Ujat nongeye kubasuhuza inshuti bakunzi bacu nkuko mbimenyereye iyi ni Gen TV nyamuneka utarikana subscribe nkutsa ukana subscribe kugira ngo ujye uwa mbere ku makuru inkuru ndetse n'ibiganiro byizewe dore ko ntandi wabisanga usibye kuri Gen TV. Aha rero reka hatunyarukire mu gice cy'ubuzima. Ubushakashatsi bwagaragaje uko uwamenya umugore uryoshya akabariro urebeye ku minwa. Abagabo usanga baganira hagati yabo bavuga ibiranga umugore mwiza mu buriri, cyangwa bamwe ugasanga babyibazaho, aho hari abazi ko umugore ufite ikibuno kinini amaribori ariho bashobora kwitwara neza mu gitanda, nyamara ushobora kurebera ku minwa ye gusa ugahita usobanukirwa. Stuart Broad, umuhanga mu by'imitekerereze ya muntu, yakoze ubushakashatsi bunyuranye ku bijyanye no gutera akabariro cyangwa imibonano mpuzabitsina, harimo n'isano imiterere y'iminwa y'umugore ifitanye n'uburyo yitwara mu gitanda, ndetse n'uko ashobora kugera ku byishimo bye bya nyuma muri iki gikorwa. Nyuma yo gukorera ubushakashatsi ku bagore 258 bafite imyaka 27, Broad yahamije ko iyi miterere y'iminwa ifitanye isano n'igikorwa cyo gutera akabariro, bityo yemeza ko ushobora kureba iyi minwa ukamenya niba umugore ashobora kurangiza byoroshye mu gihe umugabo yinjije igitsina cye gusa cyangwa se bidashoboka, bigasaba ko umugabo agira ibindi akoresha. Mu bushakashatsi bwe, Broad yavumbuye ko abagore bafite iminwa ifite igice cyo hagati prominent tubercule kibyimbye cyane bashobora kurangiza neza mu gihe umugabo yinjije igitsina cye gusa vaginal organism. Umugore ufite iki gice kibyimbye cyane aba aryoshya akabariro cyane. Aha Broad akaba yakuyeho urujijo ku bajyaga bavuga ko umugore witwara neza mu gitanda umubwirwa no kugira iminwa minini gusa, kuko icy'ingenzi atari umunwa wose ahubwo igice cyavuzwe haraguru, iki ari cyo gice cy'ingenzi. Aha rero nk'uko mu ngingo zo ruguru zagiye zibigarukaho, reka tubabwire koko niba umugore ufite ikibuno kinini ashobora kuryohereza umugabo we mu gihe cyo gutera akabariro kurusha umugore ufite ikibuno gitoya. Aha nureba iyi videwo ndamya ntashidikanya ko uri buze gusubizwa kandi ku rwego ubishakaho. Ese koko umugore ufite ikibuno kinini yaba ari we uryoshya imibonano mpuzabitsina? Usanga abagabo benshi bavuga ko umugore ufite ikibuno kinini ashobora kuryohereza umugabo we cyane kurusha ufite ikibuno gito. Ibi bikanatuma usanga abagabo benshi bagenda bakebuka bene abagore b'ibibuno iyo bahuye nabo mu muhanda. Ariko se ibi bivugwa nibyo? Soma ushire amatsiko, cyangwa se wumve ushire amatsiko. Ubundi impuguke mu bijyanye n'imibonano mpuzabitsina bemeza ko kuryoherwa cyangwa kuryohereza uwo mukorana iki gikorwa biva ku bintu byinshi bitandukanye, harimo uburyo mwishimiriranye, uko mukundana, uko mwateguranye. Ese koko umugore ufite ikibuno kinini ashobora kuryohereza umugabo we mu gihe cy'imibonano mpuzabitsina kurusha umugore ufite ikibuno gito? Niyo mpamvu rero nkurandikira gukurikirana iyi videwo ikarangira kugira ngo uze kuba wasobanukirwa. Birashoboka gusa ibi ntibiterwa nuko afite ikibuno kinini, ahubwo biterwa nuko ateye ndetse no kuba yujuje biriya twavuze haruguru, harimo kuba yateguwe neza, yumva
ashakwa, yishimiye kandi akunzwe. Ibi nibyo bintu byonyine bishobora gutuma uyu mugore yumva aryohewe n'imibonano mpuzabitsina, kandi iyo umugore yaryohewe biba byoroshye cyane kuryohereza n'umugabo we. Ku ruhande rw'umugabo ashobora kuryoherwa kurushaho cyane cyane kubera ko aba yamaze kubyizera mbere yo gutangira iki igikorwa, kuko muri we azi neza ko umugore wese ufite ikibuno kimwe aba aryoshye nta kabuza. Ibi rero bimufasha kwinjira neza muri iki gikorwa, ndetse bikanatuma yumva yishimiye kugikora bitewe n'ibyishimo yumva ari bugikuremo, ndetse yumva ko ari buhabwemo n'uyu mugore kubera ubunini bwe. Gusa ntitwagenda tutababwiye umwanzuro. Dukurikije ibyo inzobere ku mibonano mpuzabitsina zivuga, umugore ufite ikibuno ashobora kuryohereza umugabo kimwe n'uko ufite ikibuno gito nawe ashobora kumuryohereza, ndetse akaba yanarusha ufite ikibuno kinini. Uko iki igikorwa kigenda n'ibiri buvemo byose biterwa n'uko abagikora bitwaye. Ibi harimo bishimye kandi batuje, uko bishimiranye, uko bakundana, imyiteguro bakora mbere yo kugitangira n'ibindi byinshi. Imiterere y'umuntu inyuma rero ntaho ihuriye n'uburyo umuntu yitwara mu buriri. Abajyaga rero babyibeshyaho muramenye ko ahangaha ibingibi muri make ejo mutazatungurwa no gukunda umukobwa kubera uko ateye, ejo akaza agutamaza usanze muri make mu buriri nta kigenda, kandi wowe wari ufite ukuntu ubyumva. Rero ikintu ngusaba ni ugutanga igitekerezo cyawe uko ubyumva, kugira ngo tujye tugendana 5 kuri 5.